uri murananjijisha kwanza ntabwo uramara kunsubiza igihano cya gatatu igihano cya gatatu rero umugore wambwiye ko yahanishijwe kubyara ababaye nuko kwifuza kwe gushira ku mugabo. Okay, iragende bwira inzoka wanzoka we ubaye ikivume mu zindi nyamaswa zose kandi uzajya utungwa n'umukungugu. Ikindi cya gatatu uzajya ukuruza inda hasi ugenda ukururuka hasi. Buriya niyo mpamvu inzoka itagira amaguru. uyu nayivuga yo tuyihorere. Irongera irayibwira ngo nshizeho urwango hagati yawe n'urubyaro rw'uyu mugabo. Ubwo ni Eva bombi no Adam na Eva. Yego. Ati ngo uzamukomeretsa agatsinsino nawe akumena umutwe. Cyakoze Imana iradukunda uvuga ngo umutwe ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu rero batahaye inzoka kutumena umutwe twega abana b'abantu. Yavuga ngo uzakomeretsa agatsitsino gusa. Ese shoreka nkubaza iyo umuntu arose aribwa n'inzoka biba bisobanuye urumva shitani batakumize bunguri. Nibyo warose se ngo iki toka shitani urabutabirose utabimbwira. Uziko ejo bundi hashize narose inzoka indya hano ku gatoki akangaka noneho kigikumwe ibaza ibyo bintu kuki wabicecetse sheri. Nuko nyine tuvuze ibi bintu akubundi ibyo by'inzoka turi kuvuga tujya gusenga n'ibiki tubyihorera. Nuko bitumye mbyibuka nese ubwo bivuze iki narose ngo yandiye hano aha ku rutoki rw'igikuma. Hanyuma se inzoka imaze gukuriye byagenze gute? Nabonaga ndi gukanda gutya hakavamo ibintu bigasohoka. Haleluya Imana yagicyubahiro. Haleluya fa kuba byarasohokaga ubwo bumara nabwo bwakugiye mu mubiri humura. None ziranduza ukuntu zari zimeze nako zisanzwe. Ibaze ko nabyumvaga ngo bwagarukiye hano. Numvaga ngo tuntu turi kugenda tukagarukira hano. Noneho ahangaha bihageze ntibyongera kugenda nkajya nkanda bikavamo nkakanda bikavamo. Suko inzoka ari ikintu kibi. Nibyo bihano. Urumva ntagutsinze. Simbitsinze. Gikoze pe. Nanjye ngiye kubasa ikibazo. Akumva bari rumbaza ibintu byoroshye urabizi ngiye nago nasomye cyane Bibiliya nkawe. Oya ibyo rwitwazo nago mbirimo ngewe. Ugomba kugura sheri. Sikumva n'amafaranga yanjye wayaririye we. Noneho rero. Ikibazo cya mbere. Cyagiye Kristo yarari ku musaraba. Urabyibuka. Nubwo utaruriyo. Ariko urabyibuka. Ndabyibuka. Yesu hari amagambo agera kuri 5 yavugiye ku musaraba mbere yuko apfa, mbere yuko ashiramo umwuka. Se shuna warumbwiye ngo urambaza ibyoroshye. Ayo magambo 5 yambwire vuba vuba. Kiravuba se byo gutangira kureba mwikopesha nago birimo. Ku musaraba igorogota. Yesu ari ku musaraba. Ikintu mitanibuka cyambere ni ya shusho igaragaza ukuntu ari abamama bari bari hasi hari imunde nande simbibuka neza kubyo bivuga rwose nk'umuntu waruriyo. Ariko Yesu arababwira ngo bari kumurira nyine bafite umumabaro arababwira ngo mwirire mwe n'urubyaro rwanyu. Yes. Uribuka rero uribuka na cya gisambo cyari kibambanywe na Kristo. Ariko ndavuga wa cya gisambo ngo cyana cyiza cyo gisambo nyine cyari kiri bitaga barabara ngira ngo nuwo ngo ni baraba nande wundi ntabarabazi cyangwa yitwaga barabazi wa mugani bacu meneri barabana oya barabana barabazi icyo nibuka nuko umwe yarari kuvuga ko Yesu ari umwami ariko ndakabihakanya iki gisambo kimwe. Kira gisambo rero cyemezaga ko Kristo ari umwami. Yesu yaramubwiye ngo ndakubwira kuri yuko mu kanya turi bube turi kumwe muri paradise. Okay. Abakangahe tukiraho wa undi mubi kafite ngo igisambo cya gisambo kibi. Iriye jambo yavuze rikababaza Yesu. Yaramubwiye ngo niba ko kuri umwami ngo ikize wowe ubwawe like kudukiza. Agure yashakaga ko Yesu amukiza. Yavuze ngo dukiza nawe iki ndetse yashaka kubakiza nyine kubavana ku musaraba. Niba uri umwami gawe ikize. Kiriya kintu cyari igifeke.
komeza aya ni amagambo abiri umaze kuvuga igihe naherese ni abiri yesu ikindi yavuze mwirire umwebwe n'urubyaro rwanyu urongeye ngo uyu munsi turi kumwe muri paradiso ikindi yavuze ngo mana yanjye imana cyangwa mwami wanjye niki kikundekesheje yego sibyo asiga amagambo abiri ikindi yaravuze ngo mfite inyota ikindi ni igikira ikindi yaravuze ngo byose birarangiye ariko mfite umugore w'umunyabwenge sijya wahera ariko uratinze yari umwanya wo kuvuga ngo ikizami ngo gifite iminota 5 3 hano bagukata amanota kubera ukuntu watinze ariko kubera impuhwe n'urukundo sheri hafi ariko ntabwo uriya muntu wamurebaga ko agiye kwambuka wagenze gawe uzi ko nari namubonye ave rero